baby girl. Umva meze neza hose umeze tebo. Oya mbabarira umukindi. Ifoto nshyize kuri Instagram urayibona? Huya! Wowe ujya ureba amafoto. Baby, calm down reka mubwire sibyo? Genda ujyeho urebe ifoto mfite. Umva ko wasara none warasara rimwe. Nakubwiye ngo uzajye uba umusirimu ukoresha social media umere gute umere neza nyine ku buryo nahise ubundi uri gushaka aba dispose kuza bakura hehe. Reka nta mujama wakwiteza umeze gutyo. Umva mubwire. Reka murangire umujama foto aho uzajya gufotora. Ku buryo nyine hahandi na wa mujama wawe uri guca amazi azahita kuri akakuyoberwa. Umva atumutera neza amata yukagira hahandi mu nda none uzi ko ufite mu ndani nahita hakuraho burundu. Umuntu akubonye aragira ngo nagore mbabarira ubyumve bakendaza kugwa akanambage ahubwo reka mubwire nta product ufite muri no weekend se ndi gupfa ubusa mu rugo no weekend yambere nabi aho mbaburetse gatubanza mu bite byiza uri mu bikize ntacyo nibere hano gusa iyo telefone se umbonye kubika mama ni kuvuga nawe inshuti banjye mba ni kuri Snapchat ahantu hose nyine ndabiko ngo kuri iki kuri Snapchat IG n'utundi social media tundi utazi gukoroka dore mu cyumba cyawe uri kuri Snapchat mama nk'ibyo ubizanye gute ibi ni ibiki none so nta mukozi dufite umukozi azaza no muri shambure yawe gukuraho inamiraye uri kuri telefone ntacyo ndi buze kuza kubikora mu kanya ni saa ingahe ndebera ku isaha mbwira saa uretse gusasa igitanda no kucyicaraho no kukifotorezaho reba resume yawe ahantu ni hariya ako se mama nyine uretse ndaje ndabikora mu kanya sintu bisanzwe se ubwo nase reka mbanze nyine banze ndanize ibyo ndimo ndashaka arakanshaka postinga ubundi ngahita njya kubikora ushaka gupostinga aya masaha igitanda kabati gahagaze gatya kamambiri ziherekeranye ngo ubu washashe ngo ubura umukobwa ngo wo gusasa ngo washaka imbuga nkoranyambaga zizajya ziza zigusasire zikogereza ibyombo kuki uba warabakajije ibintu byose zigutekerera abana zigutegurira urugo ngaho mbwira nushaka none se mabundi kuki ukaza ibintu byose ko nibere kuri social media ikintu kirenze kirimo mwana wanjye ikoranabuhanga ni ryiza ariko iyo ugiye ukabiha amasaha yose zero reba hano kuki urira mu cyumba ibi ni ibiki mana wose n'ugakabye basi ndaze kubikora mu kanya nze kubikora mu kanya reka mbanze ni postingira akantu ndahita mbikora ko se muko ubu ko tugeze zashaye ureba amasaha ageze uri kujya mu materaniro ako marika mukire mu materaniro buri munsi uzaho abandi bana bageze abo twiganye ababebesto wanjye basasikara mu mudo barenze bameze neza kuri social media niba abantu usanga bafite abafollower nk'ibihumbi 100 naho ngiyewe ngo mbanagiye mu stengero basi tuzajyana ubutabyiborera ahantu tuzajya ubundi se muri telefone abantu kureba niki kandi dukubwa ko abacuti banjye ndi kureba wa modo baba amavara basigaye bakorana n'amakanka ibintu by'ibuko baragubiza ahubwo niba ufite akanya ngo numwereke ashi numwereke ashi wasonede ni umucuti wanjye twiganye ibintu ni bibiri ngewe reba amasaha ageze dore saa 4 zageze nta kintu uwakoze niba utajya gusenga niba ugenze ute ngewe ndagiye ariko ibyiza nuko wakutegura ukaza tukajya mu materaniro niba uzi ko ndi nyoko wakubyaye niba uzi ko uzirera ukikuza aho ugejeje ukazimenya wafunga ibyo ngibyo ukaza tukajya gusenga kuko ubu ngubu ngewe ndagiye urumva hari aho umaze kwigeza mwese urumva imbuga nkoranyambaga ibindi zizabikora zizakurerera ndaje itegura va muri
nyinshi umuntu nari ifite poroti none yapfuye. Yemuko Orore uracyari gukaraba Mva ngiye kurangiza iminota 3 yonyine ndayitanze. Minota 3 cyangwa uri muri ya matelefone yawe? Oya, fone se sinayisize kuri sharijeri. Oya ma, fone yanjye iri kuri sharijeri yewe. Wogaga ibikima? Turacererwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nshuti z'Imana rero ijambo dufite uyu munsi riravuga ngo uburyo umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga ariko umuntu w'umukristo uko byakagombye. Amen. Amen. Hari uburyo dukoreshamo imbuga nkoranyambaga cyane nk'abakristo kandi bidakwiriye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri birakwiye ko twiga uburyo dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane no mu buzima bwa buri munsi. Hari abantu umuntu ajya kuryama ntasenge ntiyegereze Imana ugasanga yabaswe na telefone, akajya muri telefone akasacinga ibintu bitari byiza, cyane cyane abantu bareba video z'urukozasoni. Haleluya. Abantu bareba video z'urukozasoni ukabona umuntu arapostinze, ese iyo postinze ugapostinga ikintu kidahesha Imana icyubahiro kandi uri umukristo biba bikwiriye? None se niyo postinze byibura postinga ibintu abantu bose bari burebe, niba urebwa n'abantu 100, niba urebwa n'abantu 50, niba urebwa n'abantu 10, ariko bagira icyo bakwigiraho nk'umukristo. Sibyo? Ni ukuri umuntu waba uri hano wabaswe n'imbuga nkoranyambaga uzikoresha nabi, wabaswe n'ibiyobyabwenge, wabaswe n'ibintu runaka tureba twigira ku mbuga nkoranyambaga bibi, ni ukuri yahaguruka akaza tukamusengera. Abaye ahari Imana mu ijuru havuzwa impundu zishimishije cyane. Imana yakwishima.
amen. Ngwino rwose mukobwa mwiza, umubyeyi Imana yishimira. Karibu usenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twayamaganya abadayimoni, imyuka mibi ijya muri uyu muntu ikamwe.